nimuze turebe imbere, dutegereze igitondo, twiringire Imana yacu, izakora imirimo isirukana Satani, izategeka isi yose, tuzanesha nidusaba, kuko Imana igitwumvira, tuzanesha nidusaba, kuko Imana igitwumvira. Dore impanda ziravuze, muze twese dukanguke, kuko Imana yacu ishaka yuko twese tuba abera, buri muntu mw'itorero, abuwejejwe muri ryo. Nshuti reka kwiganyira, urabwa imbaraga nshya. Nshuti yanjye, nshuti reka kwiganyira, urabwa imbaraga nshya. Muririmbire Uhoraho, Yesu ari hamwe natwe. Tuneshe ibigeragezo kubw'imbaraga za Yesu. Nimuze tumukorere uwo mwami mu butunzi bwacu, ndetse ubwenge n'umutima bikorera umwami Yesu, ndetse ubwenge n'umutima bikorera umwami Yesu. Kandi abantu benshi cyane ntibazi inzira y'ijuru, dore abenshi babohewe mu maboko ya wa mugome Satani. Nimuze twese tubashake, tubasangishe umukiza Yesu ari hafi, ducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Dore ari hafi, ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Abanyamasengesho, ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Ngo baririmbyi, ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Abakristo, ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Ndabashuje cyane abakunzi bacu b'umukiza wacu Channel TV. Uyu ni umwanya w'ikiganiro mugiye kumva gifite insanganyamatsiko igira iti: ibimenyetso birindwi simusiga bigaragaza ko isura yawe yajyanwe ikuzimu utabizi. Ibimenyetso birindwi bigaragaza ko isura yawe yajyanwe ikuzimu mu ibanga utabizi. Iyo niyo nsanganyamatsiko y'uyu munsi. Ndabashuje cyane rero, nimukomere mu mwami wacu, muri Yesu Kristo, no mu mbaraga z'Imana. Imana yacu ikomeze ibahe umugisha. Nizere ko mumeze neza hirya no hino impande z'igihugu, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru. Nizere ko mumeze neza.
muri kumwe nanjye Evariste Ningenera guturuka mu Bugesera. Njyewe ugiye kubagezaho iki kiganiro nabateguriye kuri TV Umukiza Wacu channel. Nk'uko tumaze kubivuga rero, mbere yo gutangira ikiganiro cyacu tugiye kubanza dusenga Imana kugira ngo Imana idufashe muri iki kiganiro, ababasha kucyumva badukurikiye baze kubasha kunyurwa nacyo kandi baze gufashwa, babone uburyo bamenya gusobanukirwa n'amabanga menshi Imana iba yahishuriye abakozi bayo. Mureke tubanze dusenga Imana kugira ngo tubone kwinjira mu kiganiro. Mana Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye, izina ryawe nirihimbazwe. Gushimiye kuri Imana ikomeye, uri Imana ifite ubutware ndetse n'ubushobozi. Gushimiye yuko uri rubasha kandi ubasha Mwami Imana yacu kutuneshereza ibigeragezo byose bitandukanye. Mana Data wa twese rero, uyu mwanya ni umwanya w'ikiganiro. Nsengeye abadukurikiye Uwiteka Imana ishobora byose, abakurikiye kino kiganiro sobanukirwa, ndakwinginze kugira ngo uzudufashe kandi tugire neza. Muri iki kiganiro sobanukirwa, dusabye Umwuka Wera kugira ngo azatuyobore kandi azadufashe, ufashe buri muntu wese ukurikiye kino kiganiro abashe gukuramo inyigisho za kubaka ubugingo bwiwe. Komeza kudufasha rero no kutugira neza, komeze kubana natwe mu izina rya Yesu, utubashishe kandi dukomeze iki kiganiro kibashe kugenda neza, tujya ku musozo wacyo ubundi turongera dushime izina ryawe. Rabana natwe rero, nsengeye abadukurikiye, nsengeye Uwiteka Imana bari hirya no hino mu gihugu kugira ngo uburinzi bwawe bukomeze kubagota no kubazenguruka, imbaraga zo mu ijuru zibane nabo kandi ibitangaza byawe Mana Data wa twese bikomeze gukoreka hirya no hino. Kandi natwe Mwami Imana yacu, nanjye umfashe umugaragu wawe ugiye gutanga kino kiganiro, ntabari igihe ahubwo izina ryawe rihimbazwe. Dufashe rero kandi tugire neza, tubigusabye twese mu izina rya Yesu, amen. Nongeye kubasuhuza rero abakunzi b'Umukiza Wacu TV. Nk'uko maze kubibabwira mu nsanganyamatsiko mu kanya, ni mu kiganiro sobanukirwa. Icyo kiganiro sobanukirwa ngiye kubagezaho, turarebera hamwe ibimenyetso 7 simusiga bigaragaza ko isura yawe cyangwa ifoto yawe, ishusho yawe yajyanwe ikuzimu mu ibanga utabizi. Ikimenyetso cya mbere rero kibigaragaza ni ukugwa mu cyaha ntukihane. Iyo uguye mu cyaha ntukihane, icyo gihe abadayimoni bafata ya foto yawe bakayitwara bakayijyana ikuzimu, bakayipestinga mu nzu yitwa inzu ndangamurage ya gishitani. Iyo foto yawe imaze kugera mu nzu ndangamurage ya gishitani, niho abadayimoni baba babasha kugukontorora byoroshye ukiri hano ku isi. Banyuze muri iyo foto bakazajya bakohereza imbaraga z'imyuka mibi, imbaraga zidasanzwe zo gukora ibitangaza, ariko ibyo bitangaza bikaba ari byo kwiyemera, kurwanya abakozi b'Imana, ndetse bikaba ari byo kwamamaza idini ya gishitani. Rero izo mbaraga zihabwa iyo isura yawe yamaze kugira gute, kujyanwa ikuzimu. Kandi abenshi iyo uguye mu cyaha ntukihane, Satani agutwara ifoto yawe akajya kuyipestinga muri iyo nzu ndangamurage ya gishitani. Ikimenyetso cya kabiri ni uguterwa n'inzozi ziteye ubwoba. Ukarara mu nzozi ziteye ubwoba, ugashyigukira hejuru zikagukura umutima, ukumva neza, bikurangiraho wanakanguka ugakomeza kumva ufite ubwoba. Icyo gihe rero ifoto yawe iba yarajyanywe mu nzu ndangamurage ya gishitani, ikabasha gupesitingwa, niho banyuzamo izo mbaraga zigutera mu gihe cya nijoro uryamye mu nzozi. Ikindi kimenyetso cya gatatu ni ukurota uri kumanuka mu rwobo rutagira iherezo. Icyo gihe iyo uramutse urose uri kumanuka mu rwobo, urwo rwobo rukaba ari urwobo rutagira iherezo, ni icyerekezo kigaragaza yuko ikuzimu ufitanye kominikasiyo y'ikuzimu kandi ukiri hano ku isi. Icyo gihe rero biba byaranyuze muri iyo foto ya bapesitinze, mukabasha gukorana mu buryo buboroheye kuko bagutwaye utabishaka kandi
Imana igufiteho umugambi wo kugukuramo. Ikindi kimenyetso rero, nyuma yo guterwa n'inzozi ziteye ubwoba ugashigukira hejuru umutima ugakomeza kurya, icya gatatu ni ukurota uri kumanuka mu rwobo rutagira iherezo, twari tumaze kukivuga. Icya kane ni ukurota ubohewe ahantu ntubashe kuhikura, ukarota uboheshejwe iminyururu cyangwa se uboheshejwe imigozi, uboheshejwe ibiziriko ku rugo utabasha kwinyeganyeza ngo ubashe kwikura aho hantu. Icyo gihe isura yawe cyangwa se ifoto yawe, ishusho yawe iba yarajyanywe kuzimu bakayipesitinga, aho bakuzirikira ku nkingi zo mu nyubako y'ikuzimu ku rugo udashobora kwikurayo kereka Imana yo mu ijuru ishatse kukurengera. Hanyuma y'ibyo hari ikindi kimenyetso cya gatanu, ni ukurara wumva amajwi y'inyamaswa z'inkazi, ukarara wumva amajwi y'injangwe, ukarara wumva amajwi y'imbwa zirira ziborogera mu kibanza cyawe cyangwa se mu nzu, ku muryango w'inzu cyangwa se hafi y'inzu yawe, ukarara wumva zirimo zirarira, zirimo ziragonga. Icyo gihe biba byoroshye kuba ikuzimu baramaze gupesitinga ifoto yawe, bakabasha kunyuza muri iyo myuka mibi y'izo nyamaswa zitandukanye mu buryo bwo kuba bagira ngo bagutere ubwoba cyangwa se bagukorereho imigenzo ya gishitani. Ikindi cya nyuma y'icya gatanu hari icya gatandatu, ni ukurota wasuwe n'imyuka mibi iyo bita abazimu. Abazimu ubundi ni imyuka mibi y'abantu batakiriho, abantu bapfuye bakaba batakiriho, abo bitabye Imana mu minsi yatambutse. Harimo abo shitani apesitingiramo amafoto yabo kugira ngo ayo masura ajye azamuka agutere ukiri hano ku isi, isura yawe bakomeze bagire gute, ukibona murimo muraganira, ukibona murimo murasangira, ukibona murimo muratemberana. Icyo gihe babazimu baba bamaze kugira gute, kuzamukira muri ya foto yawe yajyanywe kuzimu mu ibanga utabizi, bakayipesitinga mu nzu ndangamurage ya gishitani. Rero icyo ni icya gatandatu. Icya karindwi aricyo cya nyuma, ni ukurota uri kurya inyama mbisi. Kurota uri kurya inyama mbisi bisobanura uburyo bwinshi butandukanye, ariko ni kimwe mu kimenyetso kigaragaza ko isura yawe yajyanywe mu nzu ndangamurage ya gishitani. Iyo bamaze kuyipesitinga niho baba bari kukugaburira, ukabona uri kurya inyama mbisi kuko nizo zibatunze, bakanywa n'amaraso y'abantu. Ibyo ni byo bibatunze kuko ntabwo bajya bateka cyangwa se ngo banywe ibindi binyobwa, ahubwo bagira gute, batunzwe n'inyama z'abantu n'amaraso y'abantu. Niyo mpamvu rero iyo uri kurota bimeze gutyo, uri kugaburirwa ayo maraso cyangwa uri kugaburirwa inyama, ya foto yawe, ya sura yawe baba baramaze kuyipesitinga ikuzimu. Rero turi kugana ku musozo w'iki kiganiro nabateguriye, ndabashimiye cyane, mukande subscribe kugira ngo mukomeze gukurikirana ibiganiro byacu kuri Umukiza Wacu TV, mukomeze gukurikirana indirimbo, ijambo ry'Imana, ubuhamya, dufite n'umuvugo usingiza Imana twabateguriye, tugiye kuzabashyiraho kugira ngo kubashiriraho kugira ngo muzabashe kuwukurikirana. Dufite ijambo ry'Imana rero, nk'uko Imana yatoranije umugaragu wawe Yosuwa bazungure Mose, niko Imana igenda itoranya abakozi b'Imana hirya no hino kugira ngo babashe gukora umurimo Mose yasubitse cyangwa se yagarukirije abo yitabiriye Imana, akaba yarawushoje, hakaba hari n'abandi bagiye bamukurikira. Ndagushimiye rero, mwari muri kumwe nanjye Evariste Ningenera guturuka mu Bugesera. Ushaka ko dufatanya uyu murimo wo gusenga, kwamamaza ijambo ry'Imana, yaduhamagara kuri izi nomero ngiye kubabwira. Nomero nkoresha ni 078 68 83 75 9.
iyo telefone ni nayo nkoresha kuri WhatsApp yanjye, ni 0788838359. Ngiye kujya kuyisubiramo kugira ngo utayumvishije abashe kuyinota ahantu cyangwa se kuyandika ahantu. Telefone yanjye ni 0788838359. Ndagushimiye rero wowe wadukurikiranye, wabanye natwe kuri Umukiza Wacu TV channel. Dukomeze kuryoherwa n'ibindi biganiro, ubuhamya, ijambo ry'Imana ndetse n'indirimbo zo guhimbaza Imana. Kanda like and share, usangize inshuti zawe n'abavandimwe kino kiganiro kugira ngo uzabashe gukomeza, kandi subscribe kugira ngo ibindi biganiro tuzajya tugushyiriraho ujye ubasha kugira gute kudukurikira. Amahoro y'Imana bane namwe, imigisha iturutse ku Mana ikomeze kubana namwe. Bye bye, mugire amahoro ndetse n'imigisha mu byo mukora byose. Amen.